Ikaze ku Ijuru Rito Family Show, aho mumaze kutumenyera mu biganiro byacu bitandukanye. Nkuko mubibona ndi njyenyine, abashyashya kuri YouTube channel yacu ni Dudu, mugiye kuganira. Uyu munsi bazaniye topic ituma umuryango uba mwiza, ariko nkuko bibona ndabikora ndi njyenyine. Nshaka kubaganiriza ikiganiro kireba cyane abadamu, aho nshaka ko tuganira nutuye tuntu abadamu, twebwe abadamu muri kamere yacu tujya dukora rimwe na rimwe bikatuma uwo twashakanye turambirwa cyangwa se ntabyishimire, bikaba byanatuma urukundo rutaryoha, umuryango wacu utaryoha. Murabizi nkuko dukunda umuryango, akantu kose umuntu amenya yumva yakabasangiza kugira ngo imiryango yacu irusheho kuba myiza. Akenshi na kenshi ibiganiro byacu byibanda kuri experience y'ubuzima bwacu cyangwa se ku byo tugenda dusoma ku bantu nabo babasangizanya abantu byabo, cyangwa se ku bantu b'inzobere mu by'umubano w'abashakanye. Rero ntatinze ndongera gushimira ariko abantu bakomeje kugumana natwe, abantu badutera inkunga, abantu batwandikira, abantu basangiza ibiganiro byacu, abandi bantu. Ushobora kubona umugabo ukareba kino kiganiro ukavuga utari ko wacyohereza undi mudamu tuziranye, wacyohereza umukobwa tuziranye ugiye gushaka, wacyohereza umugore wanjye, mushiki wanjye. Icyo gihe nawe uba udufashije kubaka umuryango, uba udufashije kugera ku ntego yacu y'uko imiryango yacu yarushaho kuba ijuru rito, yarushaho kuba myiza, aribyo twita ijuru rito. Akantu ka mbere rero mu makosa tujya dukora tutabizi, rimwe na rimwe yagiye tunabikora tutabizi, akenshi na kenshi. Kwanza ikintu cya mbere ni ugushaka guhindura uwo mwashakanye, ukavuga ati ngewe, ugakundana n'umuhungu mukundanye, wenda akunda kwirebera football, cyangwa se n'umuntu wenda nk'inzoga, cyangwa se ufite n'ibindi bintu akunda. Sinangombwa ko ari ikintu kibi buri gihe, ariko ukumva ugomba kuzakimucaho. Ukaba wumva wanamucaho na no gukunda n'umuryango, ukavuga turiya muntu arakabya, afite urukundo afitanye na nyina rurakabije, tuberetse gato tuzabane ngiye nzamwereka, sigiye hakomeza kubinzanaho. Noneho ukumva ugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo umuhindure, ugakoresha uko ushoboye. Hari abakoresha uburakari butandukanye, hari abarira, abakoresha amarira, hari abakoresha kuvuga nabi, hari abakoresha ndetse no gushyiramo imbaraga zazo zose, kuba wanamushyiraho chantage, kuba wamushyiraho ultimatum, ukamubwira uti ngewe ibingibi bitagenda gutya, iterabwoba, voilà, ibintu bitagenda gutya ngenda kugira gutya, ibintu bitagenda gutya ngenda gira gutya, ibintu bitagenda gutya ngenda igendera. Ugashyiramo imbaraga kugira ngo uhindure uwo mwashakanye cyangwa se umuparteneri wawe mubana, kugira ngo abe ubushaka. Kandi ubundi biba byiza iyo wize kwakira umuntu wawe, kuko mbere yuko mubana muba mwarabanje kudetingana, wari ibintu wari waramubonyeho, uba warabanje biba byiza ko ugenda witeguye kumwakira aho kugira ngo ugende witeguye kumuhindura. Kuko iyo bikoze icyaro urugo gihinduka intambara, ugasanga buri gihe murahora wowe urwana urugamba rwo kumuhindura, nawe agahora arwana urugamba rwo gushaka kuba uwo yari ari we, donc agashaka ubwo bikamera nk'ihangana aho kugira ngo bigire ikintu bamarira. Ntabwo bivuze ko udashobora kugira ikintu wifuza ko wenda mugenzi wawe yahindukamo mwiza, ariko ibyo ngibyo kenshi na kenshi bituruka kuri we n'indangagaciro afite, ntabwo bituruka kuri wowe. Iyo ushyizemo imbaraga mu rwego rwo gushyiraho igitutu no gushaka kumwereka ko ari wowe uyobora, bigaragara n'abahubwo bikaba byabasenya kurusha byabubaka. Iyo ari ikintu cyiza mushaka ko muhinduka, mubijyana abonamo neza, ukamutandukanya n'icyo kibazo, ahubwo mugakoresha ubucuti, noneho mukabasha kugera ku kintu kimwe. Akandi kantu ka kabiri abadamu dukunda kugira, cyangwa se igitsina gore muri rusange, kitaba ari cyiza kandi tuba tutazi, ni ugushaka guhora uri umuntu uganya, uri umuntu ufite incyuro, uri umuntu uhora ufite amakritike. Mbese ijambo ryose rikuva mu kanwa ari ijambo rivuga ibintu biri negative, ariko ukabikora, ariko wanabikora rimwe na rimwe utabizi, aho ukumva ko ari uburenganzira bwawe kuba wacyurira umuntu, ukumva ko ari uburenganzira. None se ubundi ngewe ntiyanciye inyuma, kuki se ntabigarura? None se ubundi ngewe ubushize sinamubwiye ngo tujyane gusura abavandimwe banjye akanga, kuki se ntabigarura? Ugahora uri umuntu ufite amaganya, uhora ufite intonganya, uhora ufite, ku buryo
bituma umugabo atinya no kukuza iruhande, akatinya kukwegera, yanataha akavuga ati aya masaha y'akazi ararangiye, si uyu mudamu noneho ndamugera imbere na ya ma negative vibes ye. Byanaba ngombwa yaba yanagize n'ikibazo ntanatekereze ko yakikugishaho inama cyangwa ko yanakubwira kubera amakritike yawe, kubera guhera ufite mindset negative no guhurgarura ibintu byarangiye. Uriya kugarura ibintu byarangiye nabyo ni ibintu bibi, kandi abenshi mu badamu turabigira kubera ibintu byacu babiri emotionnel. Turi abantu bagira emotion, duhora dukoresha amarangamutima. Niba hari ikintu kibaye ntukireke ngo kigende, ugahora ukigarura. Biriya bintu byo guhora tugarura ibintu byarangiye akenshi na kenshi bituma abo twashakanye ntago bibishya umuryango, bibishya umubano, ugasanga nawe ubwawe bikakubihiriza, ugasanga ari umuntu nyine ubunese nawe umuntu ufite inzika, umuntu uhora ushobora no kuba bamugana utari n'inzika, ukashaka kumbwira uti se uravuga inzika ko ngenda ngira inzika, ariko ufite icyo kintu cy'ubugore hari wenda nabyita cyo kugarura byarangiye, cyo guhora uganya, guhora utishimira ibintu byabaye kubera ko uhura umuntu uhora mu maganya. Ibyo bintu rero ni bibi cyane, tubyirinde. Irindi kosa rya gatatu ni ukuba uri umuntu ugira gufuha bikabije, gufuha ku buryo bukabije, ku buryo unafuha no mu tuntu utari ngombwa, ku buryo udaha umuntu mwashakanye amahoro, ku buryo udaha umuntu muri kumwe amahoro, ugahora wa muntu urahangayitse, urashaka kureba muri telefone, urashaka kureba abantu bavuganye, ninde umuhamagaye, ushaka kumenya ngo ninde muhamagaye, ni mwaba mwajyanye nk'ahantu, hagira umuntu avugisha ugataha warakaye, ugatuma atagira ubwisanzure ngo umuntu ahubwo ugahora uhangayitse. Icyo gihe ugaragara nk'umuntu utifitiye icyizere, ukaba byanatuma n'umugabo waguca amazi cyangwa se umushere waguca amazi akabona ko uri umugore rwose umva uciriritse cyane, kubera iki guhora ufite gufuha n'ibintu bitari nari ngombwa. Kandi byanze bikunze buryo niyo ufite gufuha bikabije, nawe nyine uri umuntu iyo ubyifitemo unabona n'ibitari ngombwa. Hari abantu twahoze tuganira ejo bundi bari kuvuga ati iyo ugiye muri telefone y'umugabo ugiye gucunga ko hari abagore bavugana atereta cyangwa bamutereta, byanze bikunda uzabibonamo. Uko ntuzabura wenda umukorege bavugana bakorana nibwo baba bavugana iby'akazi, kuko wagiye ufite intention yo kureba ko nta bandi bagore bavugana. Wowe ibyo uzabona kubera deja mutwe wawe bamaze kubisetinga uzabifata ko ari negative. None asanga ari umudamu bakorana waje ko wenda nshaka kuzanira agasambusa ko tumaze kurya, uhambona wabwire nkuzanira isambusa, uzahita ubifatamo ibintu biri negative kandi atari ko bimeze. So bisaba ngo of course wenda bishobora kuba ngombwa ko wenda bitewe wenda n'ibintu bimenyetso wabonye wagira impungenge, ariko ntibibe ibintu bya buri munsi. Gusange igihe cyose uri umugore uhora ufite ifuhe, uhora uhangayitse, wumva ko urugo rwawe ntugire security. Kutagira security ni bibi cyane, bigatuma noneho n'umugabo aguca amazi akabona ko uri umuntu uciriritse. Ntago vision ujye umbwira ati ntago ari byiza kwikompara n'abandi badamu. Iyo mvuze abagore ntago wowe uburimo, kuko uri umugabo yagushatse cyangwa umuhungu yaguhisemo, uri umuntu ukomeye, ubutandukanye n'abo badamu batambuka bafite amabuno meza, ubutandukanye n'abo bakobwa batambuka bafite ishinya y'umukara, aho bafite ibiguru byiza. Twebwe tujya dutambukana bije turi kumwe, tukabona nk'umudamu ufite ibibuno byiza, tukavuga ati wow, sheri buriya mudamu ateye neza, n'umukobwa araseka neza. Rimwe na rimwe twaramubwira sha uraseka neza, kandi tubiri sincere, hari ukumubwira nta kindi kintu kigamije. Ariko hariho n'abajyana n'abagabo babo cyangwa se n'abadamu babo, ikintu cyose kibaye incident yose baye akantu kose kabaye ugasanga ni intambara. Ese kuba twarashatse ntabwo twemerewe kuba twabona ibindi byiza biri ku ruhande, upfa kubibona ariko nta kindi kintu ugamije. Of course hari n'igihe nyine biterwa na security abantu baba barubatsemo hagati yabo. Akandi kantu nabasangiza ni ukuba kwinjira mu buzima bw'umugabo wawe ugashaka kumukontorora, ukamubuza amahoro, ukamubuza ku ntutume agira aba umuntu nyine nkuko urumva. Mbere yuko mubana hari umuntu yarariwe, hari abantu bahuraga, hari inshuti basangiraga,
yagira hari dreams yari afite, hari ibintu yakundaga. Ntabwo mugomba rero kumara kubana ngo wumve ko noneho ugomba kumukontrola. Umukontrola 100%, ntabe yagira umwanya wo guhura n'inshuti ze. Ngiye nabonye umugabo wanjye yagize n'umwanya wo guhura n'inshuti ze, bituma nawe aba afite nyine ahora yishimye, akagira ubuzima buryoshye. Cyangwa se nawe uzabirebe iyo wagize umwanya wo guhura n'inshuti zawe, bituma nyine ukomeza kuba we. Ntushake ngo wumve ko uwo mwashakanye ugomba kumukontrola like wenda tuvuge n'urugero, hari n'igihe bakeneye kugira silence, guceceka, akeneye kubika ibintu byadashaka kubigusangiza. Wenda igihe cye kitaragera, ko abantu banateye bitandukanye muri couple, nabyo tuba tugomba kubyuba kubera ukuntu ateye. Wenda ntagakunda guhita asangiza ibintu bye ako kanya, wowe ntukamuforce ukaba wanamushyiraho n'igitutu ati wanze kubimbwira, rimwe na rimwe bikaba n'intambara. So ni byiza ko duhana umwanya, haba nubwo muba mwanashakanye, buri wese akagira umwanya. Umugabo ukamuha umwanya niba hari ikintu ashaka. Wenda hariho nk'igihe kubera wenda biba byaraturutse ku kuntu mwagiye mwitwarana hagati yanyu, bikamuha ko wiga kubeshya. So wituma yiga kukubeshya kubera ko wamwimye wa mwanya wo kuba we, ugashaka kumukontrola ku bintu byose. Rimwe na rimwe ukanamubaza n'ibintu yumva ataraba ready yo kugusangiza, akaba yashaka impamvu yo kukubeshya. Kubera iki? Kubera ukuntu ushaka kumukontrola, ntumuhe umwanya wo kuba umugabo cyangwa se umuntu nyamuntu ushobora nawe kugira ubuzima bwe bwite. Akandi kantu ni ikintu tugira wenda abadamu bamwe na bamwe, hari ababishobora ariko hari n'abandi batabishobora. Wamara kugera mu rugo ukaba ufite inzitwazo nyinshi cyane, ntiwiyiteho tukabigira urwitwazo. Wenda tuvuge rimwe na rimwe hari igihe abana bazamo bamaze kubyara, Imana ishimwe ko yaduhaye urubyaro, ugahita wisuzugura, ukareka kunywa amazi, ngo amazi sinyakunda. Kandi amazi atuma umudamu amera neza, ukaba fresh mu buzima bwose, kuva mu mutwe kugera hose. Ukiyitaho, ukamenya kwiupdatinga, ukaba uri wa mudamu wiupdating. Ese ni iki umudamu akora kugira ngo ahore ari attractive? Ukaba uri umudamu uri connected, uzi ibiri kubera hanze, uzi amakuru agezweho, ukaba uri umudamu niba wenda tuvuge ari ukwambara ukamenya ibintu bikubereye. Si ngombwa ko ugenda ngo use n'abastari cyangwa se n'abandi bantu bakomeye, ariko ukamenya ibintu bituma uba attractive. Abagabo uko byagenda kose aba yaragushatse, of course buri wese afite ukuntu ateye, ariko umugabanizwa no kubona umudamu we yiyitaho. Kwiyitaho ntabwo bivuze kwimakiya ngo wigire ibintu, ni ukwikunda, ukaba uri umudamu. Ubwo navuze kunywa amazi, navuze no kurya imboga, ariko kubera iki se? Ugahora usa neza, ugakora siporo aho wumva, kuko nayo ituma ugira n'akamorali. Kuko iyo wiyitaho uba uri umudamu ufite confidence, wifitiye icyizere, bituma wigirira icyizere. Noneho rero n'umugabo wawe nawe bigatuma uhora umuryoheye. So hari abadamu bagira ikintu cyo kwinegirija, ugasanga niyo urabona ufite n'izo mpinja, uhituma umugabo aza ngasange amashereka yakuzuye ahantu hose, ibintu birakabije. Ugasanga wambane ya mipira, pastor nigeze kumva ari kuvuga ya mipira kwedutse imeze gutya. Ugasanga wambaye yasitiye y'umukara, akantu nigeze kubona kuri Instagram, usanga bavuga ngo yasitiye y'umukara umuntu yambara, ugasanga yarahinduyeho oderi cyangwa yarahinduye ibara kubera ko nyine ubona ngo ntabwo bigaragara. Ukagira inshingano nyinshi ukiyibagirwa. Twiyibuke, ni byiza kwiyibuka. Niba ari gukora agasiporo, niba ari kujya muri marché, niba ari ukwitaho vie spirituelle yawe, gusenga. Kuko buriya gusenga nabyo bituma uhora umudamu ufite positive vibes, uhora umudamu wizeye ejo hazaza, ntagire ikibazo cyiza ngo kigucemo igikuba, kibacemo igikuba. Kuko iyo usenga unahumuriza n'umugabo niyo hari ibintu byakomeye, ntaba ari wa muntu uhora nawe ufite amaganya. Binakurinda nayo maganya, kuko byibura ugira ibintu byinshi ubonamo buri positive, ukabasha no guhumuriza n'umugabo igihe byakomeye, cyangwa se n'igihe yagize ikibazo yaba no ku kazi, ndetse nawe bikakorohera kugira ibyo ubasha kwihanganira byakubayeho byo kazi. Ngiye kuvuga ngo ubasha guhandurenga. Okay, akandi kantu nabasangiza ni kutubakamo icyizere mu mugabo wawe, cyangwa se kuba wakwangiza icyizere umugabo wawe yakugiriye. Ni urugero cyangwa se kukica. Ni ukuvuga ngo umugabo wawe kugira ngo akugiremo icyizere bituruka ku myitwarire yawe. Hari abadamu, cyangwa se hari igihe
wumva ko ugomba kuba uri umuntu uri mysterious ku buryo nyine bitewe n'ukuntu wakuze, kuko buriya ukuntu twakuze nabyo hari igihe bidufasha mu kubaka urugo cyangwa se bikadutera bikaba byanatwangiza mu kubaka urugo. Ugasanga wenda kubera ko wakuze uhora ufite impungenge, umugabo n'umwana wundi, umugabo ntabwo ari uwo kwizerwa, ugatinya, ukaba wamutinyuka ujya ugira utuntu mukinga, rimwe na rimwe rero yagize nk'akamwa discover abasha kuvumburaho kandi warakamubeshye utamubwiza ukuri, bituma gutera icyizere. So ni byiza ko ukora mu buryo bwawe bwose, ukaba transparent, ukaba uri umuntu uvugisha ukuri, ukavuga ijambo wahagararaho, ukirinda kugira ibinyoma, kuko iyo ugize ibinyoma ntabwo uzi icyo uzavuga ejo. Ukaba uri umuntu umuntu uvuga ukuri, ku buryo bitazatuma hari ikintu na kimwe watuma umugabo wawe gukeka cyangwa se yagukemanga, kugira ngo noneho n'icyizere gipfe. Iyo icyizere gipfuye ubwo kubyumva n'ibintu byinshi abikora ashidikanya, kandi byanze bikunze iminsi y'igisambo ni 40. Iyo hari ibintu wabeshye bituma nta byanze bikunze hari igihe bigeraho bikamenyeka. Ntabwo wabeshye uyu munsi gukomeza ubeshye. So biba byiza niba hari n'ahantu ugiye kujya, hari ikintu ugiye gukora, vugisha ukuri kama mbayambaye. Ntube uri wa muntu ubeshya ngo wenda uvuge ngo ube wanabeshya ngo wavuye ku kazi ujya ahangaha kandi wenda atariho wagiye, uvuge ngo ugiye gusenga kandi atariho wagiye. Wenda rimwe na rimwe ukanabikora utinya ko wenda n'umubwiza ukuri ari bubifate nabi. Niba wumva ari ibintu bishobora gutuma abifata nabi, nta nubwo ari ngombwa kubikora. Cyangwa wenda byibura shaka umwanya mwiza mu biganireho, niwe wumva ko ibyo bintu ari ngombwa cyane. Tuvuge n'urugero, niba ahantu bashaka kujya ariko wenda ukabuze ko umugabo wawe bitamushimisha, muganire, akubwira impamvu yumva ko aho hantu uramutse uhagiye bitaba byiza ku muryango wanyu cyangwa wenda kuri we. Hanyuma mu biganiro umubwire uti rero nushaka unamubere open, umubwire uti ngewe rero sheri, ahantu ntahagiye, iyi event ntayigiyemo, ntabwo nakwishima, ngenda bigusabye ndashaka kujyayo. Byanze bikunze ntabwo yakwanga ngo akwangira 100%. Bibaye ni 100% ukabona ko yakomeje kwanga, ubwo harimo ikindi kibazo. Ariko bari umuntu muzima nawe wishimira ibyishimo byawe, ntabwo waba wamusobanuriye kandi ari ibintu bitabateje ikibazo ngo abe yabyanga. Aho kugira ngo umubeshye, byiza no kugira gute, ni ukumubwiza ukuri, noneho rero bigakomeza kubakamo icyizere hagati yanyu. Akandi kantu nabasangiza ni uko washyiramo abandi bantu hagati yanyu muri relationship. Nako ni ikintu kibi abadamu bakunda gukora, kandi rimwe na rimwe batazi ko bigira ingaruka ku muryango wanyu, batazi ko bagira ingaruka mu rugo rwanyu. N'urugero, ukicara ukaba wenda tuvuge uvuga uti umugabo wanjye ibi bintu birandakaza, kuno kuntu yitwara birandakaza, ibi ngibi bakora birandakaza, kandi nyamara igisubizo ku bintu wenda yaba imyitwarire y'umugabo wawe, yaba ibintu agukorera mu rugo, yaba ibyo mukorana, yaba ari mu buriri, ibi byose ni ibintu bishobora kubonerwa igisubizo hagati yawe nawe. Ariko ukaba wumva wagombye kugisha inama undi muntu na mbere yuko ubanza kubimuganiriza. Cyangwa se rimwe na rimwe akaba wanashaka n'umuntu mutumaho kandi wakaba mwibwirira mukaganira. Ndabizi nkuko twabivuze dukunda kubiganira, hari abantu bitewe n'ukuntu abantu baba baravutse cyangwa baba barakuze bitorohera kwemera ko mugirana communication. Ariko ni byiza ko wirinda ko hazamo abo bantu akenshi usanga batanakunda abandi bantu ba gatatu bazamo hagati yanyu. So ni byiza ko wirinda ko wimvolve, ko ushyiramo mu mubano wanyu ababyeyi bawe, abavandimwe bawe, ngabo baba bazana rimwe na rimwe kugukemura n'ibibazo, kandi uba washobora kubiganiriza uwo mwashakanye bigakemuka bitabateje ibindi bibazo. Rimwe na rimwe bishobora no gutuma n'umugabo abona ko umudamu utigirira ikize cyangwa se utanagira n'ibanga, kuko hari n'ibyo ushobora no kuvuga bitari na ngombwa. Kandi buri ikibazo akenshi na kenshi iyo ushyizemo abandi bantu, kuko bo baba batazi umugabo wawe, bashobora no kugira inama zishobora kugusenya kurusha izakubaka. Akaba yanakubwira ati jyewe ahubwo se uriya mugabo ni gutubana nawe, jyewe uriya mugabo wawe sinshobora kumwihangana, nyamara wowe wamushatse umuzi, ni wowe wenyine ushobora kumwakira no kumwihanganira. Iyo ushyizemo abandi bantu rero bashobora no kukubwira n'ibintu bibi cyane bishobora no kuba byanatuma urushaho kumwanga, kandi nyamara mwari kubiganira bikaba byaratanga umwanzuro, byabafasha. Hariho nabo noneho ushobora kubiganira, hari abo bita ngo ni abajama cyangwa se wenda abagabo b'inshuti zawe mukorana, nkaho uri umudamu ufite abantu mukorana cyangwa se muhura kenshi aho wirirwa, ukaba wumva ko wagira umwe inshuti yawe
iyo ari inshuti yawe y'umugabo ashobora no kuba yanabyuririraho akaguprofita, akaba yanatuma uca inyuma umugabo wawe cyangwa se utangira kugira imyitwarire itari myiza bitewe n'ukuntu wagiye kumubitsa ibanga kandi ari umugabo, nyamara wari kuba wabiganirije umugabo wawe mukabiganiraho. So ibyo rero nabyo ni irindi kosa, ni imwe mu yandi makosa abadamu bashobora gukora, akaba yanafungura umuryango ku bandi bagabo igihe mwita ko ari inshuti yawe, mukaba byanatuma ukora ibintu bitari byiza. Ushobora no kudasambana, ariko iyo utangiye kuganira amabanga y'urugo n'undi mugabo, ubwo nyine uba wamaze kurenga isezerano, uba watangiye kwinjira mu wundi murongo utari mwiza. So nabyo ni irindi kosa abadamu bagomba kwirinda. Irindi kosa nababwira abadamu dukora ni ukugereranya urugo rwawe n'izindi ngo. Ugafata urugo rw'abaturanyi, ugafata urugo rw'abasitari tubona kuri social media, ugafata urugo rw'abavandimwe bawe ukarugereranya n'urwawe, ugafata abagabo bandi ukabagereranya n'abawe. Reka mbabwire inshuti zanjye, urwo rugo urimo kubona kuri social media, ibyo bapostinga kuri social media, yapostinze wenda umugabo we yamuhaye indabyo, bapostinze bagiye Dubai, bapostinze wenda barimo guseka muri salo, yapostinze wenda barimo ni pose, barimo gupozinga. Nawe iyo foto ushatse wayikora uramutse ubashije kurema umunezero wawe mu rugo. So babarira uri gufata umwanya wawe ufata urugo rwawe ngo rugeranye n'izindi ngo. Ibyo bintu bikurinda umunezero w'uyu munsi, ugahora uhangayikira izaza ejo, kubera ko ntabwo ushobora kwishimira, kuko ntango zingana, ntango zigera ahantu hamwe, buri rugo ruhora rwiyubaka. Iyo rero uhora ugereranya urugo rwawe n'izindi ngo ubona, yaba izo zose navuze, bituma utabasha kubona umwanya wo kwinjoyinga ibyiza Imana yabakoreye, ibyo mumaze kugeraho nk'umuryango. Twebwe kera tukimara kubaka akazu kacu ka mbere, ndabyibuka twumvaga ari achievement ikomeye, ndabyibuka ko twakiriye abantu ahantu hari ibitaka, twari tutarakora imbuga, twari dufite agafete k'abana, sinzi abana bakoze iminsi mikuru twari twabatirishije, ariko twumvaga ari ibintu bikomeye twagezeho. Hari abantu twakiriye bo muri famiye b'abasimu cyane, ariko byasabaga ko babafata kugira ngo bagere imbere ya salo habereye fete, byasabaga ko tubamanura, ariko twari tunezerewe. Twigeze kubaganiza ibintu bya Kobongo, ubuye ko dufite Kobongo, twumvaga ari iyo achievement, twumvaga ari intambwe duteye. Ukumva ngo kubera ko utari wabasha kujya muri vacances hanze, yaba muri Dubai cyangwa se n'ahandi hose hakaze, ngo ube wagenda wifotoreze kuri kubizu bikomeye, cyangwa se n'ahandi hose tuzi hakaze, ukumva ngo inka yacitse amabere kwa ko imaze kujya muri vacances hano hafi Gisenyi kandi nyamara ushobora kujya muri vacances Gisenyi mukarara mu bapadiri cyangwa se ahantu ibintu byoroheje bitaba biri mu rwego rwanyu, ariko kumva umunezero ukaboneka bitewe n'iki, nuko wize kwishimira ibyo mumaze kugera, utirirwa wikompara. Ufata urugo rwawe umve ko ari urugo ruri unique, utagomba kurugereranya n'urundi rugo, kandi rugenda rwiyubaka uko Imana yabiremye, uko Imana yabahaye umugisha, mukishimira umugisha wose Imana ibahaye. Kandi burya arabizi ko gratitude, guhora uri ushimira Imana bituma mubona n'ibindi. Iyo mudashima Imana mugahora mu maganya, nta n'ibindi biba blocked. So guhora dushima bituma tugera no ku bindi. Akantu ka 9 nukwishyiramo ko umugabo agomba gusoma mind yawe, yabibonye, yabyumvisha. So ubundi ntabona ko narakaye, tuvuge n'urugero hari ikintu cyakurakaje, hari ikintu kitagenze neza, ukaburi wa muntu uhiturakara rimwe na rimwe yakose sheri ni bimeze gute, ntacyo, kandi ukabyimba nanjye bamukabyimba, ukarakara, ukaceceka, ukagira umujinya, rimwe na rimwe ukagenda ukajya nk'ahantu yaza yakuvugisha, ukajya wumva se ntagomba kubibona ko narakaye. Ibyo bintu rero byangiza urugo, byangiza umubano w'abashakanye, byangiza abakundana, ugasanga rimwe na rimwe binabatemo umwuka mubi. Nuko kubyirinda, niba hari ikintu kitagenda neza, uba ugomba kumenya umuparteneri wawe ko abaparteneri baratandukanye, ukamenya uburyo mukominika, ukamenya uburyo umubwira ibitagenze neza. Ntubimubwire ubimubwirana umujinya kandi ari umuntu nawe ugira amahane, cyangwa se wenda uceceke ngo wumve ko azasoma mind yawe. Ba open, muganire. Akantu ka 10 ari nako kanyuma, mu makosa tukunda gukora nk'abadamu kandi tutabizi, kuba selfish. Ko ari wa muntu wikunda ukumva ko ibintu byose bigomba kuba ari wowe biberaho. Ukumva n'urugero, umugabo wawe agomba gukora anniversaire, umugabo wawe ni ugomba kukubwira ngo je t'aime, umugabo wawe ni ugomba
kugukorera ibintu byose byiza, wowe ukumva nta ruhare rwawe. Ese wowe ni iki wigomwa kugira ngo urugo rwanyu rumere neza? Ese wowe ni iki uzana mu muryango kugira ngo umuryango uryohe? Ugasanga ni wa muntu uhora blaming umugabo, uhora ushakaho umugabo amafuti, mwajya no mu biganiro ugahita wumva ko we nta nikosa ufite, ugahita wumva ko warenganye, ugahora wa muntu uhora urenganye ugahora wumva ameze nk'umuntu warenganye nyine, wa muntu ubabaje, ugahora urumva ushaka ko ari wa muntu ubabaje, we muntu bitaho, kandi nyamara nawe hari ikintu ugomba gukora. Niba ari anniversaire ushaka ko bagukorera, nawe uyikorera umugabo wawe. Niba ushaka ko agira ikintu cyawe yibuka, niba ushaka ko yibuka umuryango wawe, nawe ubuka umuryango. Nigeze kumbona akantu kamwe kanyuze kuri social media, sinzi niba karabaye, umugabo abwiye umugore ati sheri tujye gusura mama. Umugore aranje ati nta kibazo, bajya guhaha. Barahashye umugore akajya avuga rekeraho nawe, rekeraho tugende use ntibihagije. Bageze mu muhanda ngo ugenda aho bagiye gusura mama, abona umugabo akase ajya kwa mama w'umugore. Umugore ati none se sheri ahangaha niho twavuze, ntitwavuze ngo tugiye gusura mama wawe. Ati none se mama wawe siwe mama wanjye? Mama si mama wawe na mama wanjye bose si mama? None se kubera kwikunda ukumva ko wowe hari ibyo ugomba gukorerwa kudashobora gukorera muri famille y'umugabo wawe. Hari uburyo bijya bibugasanga ntushaka kwemera ko niba wenda ari gutwerera uko wifuza ko umugabo yakorera umuryango wawe, nawe bari gukorera umuryango we. Niba wenda tuvuga ari abavandimwe be bakoze ibirori, niba ari gutwerera mu bikore mu buryo butikunda. Ntiwikunze ngo wabwira umugabo wawe, ntiwikunde ngo wamubwira uti wowe ibi ngibi ntubikore kwa kari iwabo, ariko byagera iwanyu ugashaka kwikururira. Igihe cyose ukoze, ikintu cyose mukoze cyangwa se wumva mwakorana, wishyire mu mwanya we. Ese njyewe ibi bintu abinkoreye namera gute? Naho ubundi iyo bitameze gutyo usanga bigorana. Hari abantu bajya bavuga ngo abadamu babyaye, imiryango yabyaye abana b'abahungu cyane, biba bikaze kugira ngo bagira abakwe bakopinge nabo usanga bakazana kenshi bigorana kugira ngo bishyire mu mwanya w'abagabo. Ntabwo ari bose ariko akenshi. Nawe ukuntu wenda Imana yaturemye, niba ari kibitera usanga ntibishyira mu mwanya w'abagabo iyo bigeze igihe cyo gufasha umuryango w'umugabo, iyo bigeze igihe cyo kugira ikintu bakora mu muryango w'umugabo, yaba se wenda gusapotinga, wenda yaba ari minerivare, yaba ari iki, ugasanga ubumvuze urugero rwa minerivare. Ejo hari umugabo ari kutubwira ngo yageze igihe cyo kugira ngo amafaranga agatanga ngo kuri famille ye nko kwishyura mushiki we minerivare, kibaza gusibana 600 ngo umugore aremera ko nyatanga. Nyamara umugore akaba yumva ko umugabo yagombye kwemera ko umugabo bishyurira muri umunawe ibyo 600, ariko byagera kuri mushiki w'umugabo bigasaba ko umugabo either abikora mu ibanga cyangwa se umugore akabirakariramo intambara ikarota. So biba byiza ko atazamo kwikunda, ukishyira mu mwanya wa mugenzi wawe. So nakoze rero kurikirana iki kiganiro, ndabizi ko hari akantu ukuyemo. Nawe utuganirize andi makosa wumva abadamu tujya dukora rimwe na rimwe bikabangamira abagabo bacu. Abagabo bagira iki kiganiro, nawe hari ibyo wenda wabuze bijya bikubangamira mu rugo, bikaba byatuma umubano utagenda neza. Mu bidusangiza, dukunda comments zanyu, dukunda iyo mwasangije ibiganiro byacu abandi bantu ko tuba tugeze ku ntego yacu. Naho utaha, I love you so much.